umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Reka tubahe ikaze mu kiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Uyu munsi turakomeza kuganira ku mikoreshereze n'imicungire y'ubutaka, aho tugaruka cyane ku itegeko nimero 32/2015 ryo ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Muri iki kiganiro rero turarebera hamwe uburenganzira bw'abimurwa n'ubw'abimura biturutse ku mpamvu z'imirimo y'inyungu rusange. Turanarebera hamwe kandi ninde ufite uburenganzira bwo kubwira abantu ngo bimuke aho bari bari hagiye gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange. Indishyi ikwiye si ihabwa uwimurwa yiteye iti. Ibi byose bikubiye mu kiganiro mugiye kugezwaho nanjye Jean Paul Mbarushimana. Dutangira ikiganiro cyacu, reka tubibutse ko igikorwa cy'inyungu rusange ari igikorwa cyaba cya leta, ikibigo bya leta, imiryango itegamiye kuri leta, amashyirahamwe yemewe n'amategeko akorera mu gihugu, cyangwa icy'umuntu bwite kikaba gifitiye akamaro abantu benshi. Mu kiganiro turi kumwe na Bwana Ntaganda François, ukuriye ishami ry'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Aratangira atubwira icyo kwimura abantu ku mpamvu z'imirimo y'inyungu rusange bivuze. Kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ni ukwimura abantu aho bari batuye ariko bigamije imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane abo baba bimuwe naho bagiye kwimurirwa. Itegeko riteganya ibice bitatu. Icy'ingenzi ni imihango ikurikizwa mu kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ntabwo byuka mu gitondo ngo wimure abantu ku mpamvu z'inyungu rusange utakurikije imihango iteganywa n'itegeko. Icya kabiri giteganywa n'itegeko ni indishyi ikwiye. Indishyi ikwiye igomba guhabwa abimurwa. Icya gatatu gikomeye cyane ni uburyo igenagaciro rikorwa. Ni ukuvuga rikorwa n'abagenagaciro, abagenagaciro b'umwuga bemewe n'itegeko, bakaba ari bo bagena ka gaciro kugomba kwimurwa kugira ngo byibuze bikorwe mu mucyo kandi bifite bishingiye ku itegeko. Ngiki gitegeko rigamije gukemura. Birumvikana ko umutungo w'umuturage ufite agaciro, ariko n'ibikorwa by'inyungu rusange nabyo bikagira agaciro, cyane cyane kagamije inyungu za benshi na wa muturage arimo. Ari nayo mpamvu itegeko riteganya kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange agomba guteganya amafaranga y'igikorwa cy'ibarura ry'umutungo w'uwimurwa n'ay'indishyi ikwiye. Indishyi ikwiye ni indishyi koko ihabwa uwimurwa. Ishobora kuba ari indishyi y'amafaranga, ishobora kuba ari indishyi yumvikanyweho, urugero rushobora kuba ari ubutaka, cyane cyane iyo uwimurwa n'uwimura babyumvikanyeho. Ariko indishyi ikwiye ni agaciro k'ubutaka n'ibiri ku butaka byumvikanyweho, ariko ku gaciro kakajyanwa n'igiciro kiri ku isoko. Hanyuma inyungu rusange nabivuze neza ngitangira, ni igikorwa kigamije imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane abimurwa. Hanyuma igikorwa kirambye. Igikorwa kirambye ni ibikorwa bishyirwa ahantu ku butaka bishobora kurenza iminsi 120, cyane cyane yuko itegeko riteganya yuko igikorwa cyo kwimura abantu ku nyungu rusange kigomba kumara iminsi 120. Iyo rero hakize igikorwa kirambye kigomba kuba kirengeje ya minsi 120. Reka twibutse abadukurikiye muri iki kiganiro ko kwamburwa ubutaka bwangirika cyangwa butabyazwa umusaruro bituma uwabwambuwe burundu atakaza uburenganzira ku ndishyi kwigenerwa bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Nanone kandi ibikorwa bigamije inyungu z'abantu ku giti cyabo ku buryo bw'umwihariko ntibishobora na rimwe kwitwa ko bigamije inyungu rusange. Hari imirimo rero yagenwe twavuga ko ari imirimo y'inyungu rusange. Nk'uko ingingo ya 5 y'itegeko mwamaze kuvuga ibisobanura, iravuga ibikorwa 21 by'inyungu rusange. Ubu ntabwo byose mbivuga, ariko dushobora gutanga ingero z'ibikorwa by'inyungu rusange. Kimwe ushobora kuvuga ngo wenda ibibuga by'indege, cyo ni igikorwa cy'inyungu rusange. Imihanda, amarimbi, ingomero z'amazi, ingomero z'amashanyarazi, yewe no gushyira igishushanyo mbonera, gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi cyangwa cy'uturere, byose birwa mu bikorwa by'inyungu rusange. Uwimurwa ahabwa indishyi ikwiye. Ishobora kuba ari amafaranga mwabyumvikanyeho, iyo mvuga mwabyumvikanyeho n'uwimura n'uwimurwa. Ariko nanone ishobora kuba ari ubundi butaka.
kandi uwimura tuze kuvuga neza byumvikana abadukurikira ko uwimura agomba kuba ni leta yonyine cyangwa se ibigo bishamikiye kuri leta cyangwa inzego z'ibanze zifite ubuzima gatozi. Aha ndavuga yuko zifite ubuzima gatozi mu mujyi wa Kigali n'uturere tugize igihugu cyacu. Mu mirimo yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ari uwimurwa kimwe n'uwimura bose bagomba kugira uburenganzira. Iri tegeko rirabiteganya. Tuhere ku burenganzira bw'abimurwa. Uwimurwa afite uburenganzira bukomeye cyane bwo guhabwa yandishyi ikwiye yumvikanyweho. Cyo ni icyambere. Indishyi ikwiye atayihawe atayemeye ubwo ajuririra yandishyi ikwiye, ariko igikorwa cy'inyungu rusange igakomeza, hanyuma urukiko rukemeza koko indishyi ikwiye yayo. Ariko uburenganzira bwa mbere bw'ibanze nuko ahabwa indishyi ikwiye. Ubwo ni uburenganzira bw'uwimurwa. Uburenganzira bw'uwimura nuko agomba guhabwa ibijyanye n'ibyo yatanga indishyi ikwiye. Agomba guhabwa bwa butaka bwe kuko asa nk'uwabuguze, asa nk'uwabutangira indishyi ikwiye, bityo agahabwa uburenganzira ku mutungo kamere yatangiye indishyi ikwiye. Ubwo uburenganzira amagambo ahinnye bw'uwimura n'uwimurwa. Iyo bigaragaye ko uwimura yahenze uwimurwa, hari inzira imwe gusa ishoboka, nuko uwimurwa akora icyo twita hari igenagaciro riba ryakozwe n'uwimura. Uwimurwa rero agomba kuvuguruza rya genagaciro, akavuga ati igenagaciro ntabwo ndyemera, hanyuma akazana igenagaciro mvuguruza, akavuguruza rya genagaciro rya mbere. Iyo rero badashoboye kumvikana bombi ku genagaciro rya mbere n'igenagaciro rya kabiri twise igenagaciro mvuguruzwa, icyo gihe uwimurwa ajuririra urwego rwisumbuye. Iyo tuvuze urwego, hari urwego rugenzura imishinga yo kwimurwa ku karere, ku mujyi wa Kigali no ku rwego rwa minisiteri no ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero urwego yajuririye adashobora gufata umwanzuro ushimisha uwimurwa, agana inzira z'inkiko, inkiko zigafata umwanzuro ukwiye ku igenagaciro rya mbere n'igenagaciro mvuguruza, noneho umwanzuro w'urukiko akaba ushyirwa mu bikorwa. Reka noneho tugaruke ku nzego zigaragaza imishinga yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ingingo ya 9 iteganya yuko hajyaho hari inzego 3. Urwego rwa mbere ni urwego rutegura umushinga. Iyo ugiye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ugomba kuba ufite umushinga. Urwego ni uruherero. Urwego ku rwego rw'akarere ni komite nyobozi itegura umushinga. Ku mujyi wa Kigali none ni komite nyobozi. Ku rwego rwa minisiteri itegurwa na minisiteri, noneho bigategura umushinga bikawushyikiriza urwego rwa kabiri twise komite yo kugenzura wa mushinga watanzwe n'urwego ku karere, ku mujyi wa Kigali no ku minisiteri. Iyo rero komite y'igenzura yemeje wa mushinga iwushyikiriza urwego rwa gatatu twise urwego rufata icyemezo. Ku rwego rw'akarere n'amajyanama, ku rwego rw'umujyi wa Kigali none n'amajyanama, hanyuma ku rwego rwa minisiteri ni minisiteri ifata icyemezo gishingiye ku cyo komite ngenzuzi yagaragaje. Aha dushimangire neza yuko komite ngenzuzi iteganywa n'itegeko ishobora kwemera cyangwa ikanga wa mushinga. Iyo ugenzura ukemeza cyangwa se ukanga. Iyo rero yemeje ubushyikiriza za nzego nari nkubwiye ku rwego rw'akarere, rw'umujyi wa Kigali no ku rwego rwa minisiteri y'umutungo kamere. Ariko se mu gihe imirimo yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ikozwe, ninde ugenzura ko igikorwa cyakozwe cyo kwimura abantu ku mpamvu rusange cyakozwe neza? Ni ya komite ngenzuzi nakubwiraga iteganywa n'ingingo ya 9 y'itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Komite ngenzuzi ishyirwaho n'iteka rya minisitiri w'intebe. Ubu turasobanura yuko iteka ririmo rirategurwa rigeze hafi kugira ngo ryemezwe, ariko ku rwego rw'akarere hari komite ngenzuzi, ku rwego rw'umujyi wa Kigali hari komite nanone igenzura, no ku rwego rwa minisiteri hari komite izaba igenzura iyo mishinga izaba yatanzwe na rwa rwego rwa komite nyobozi ku karere, komite nyobozi ku rwego rw'umujyi wa Kigali, yewe na minisiteri ku rwego rw'igihugu. Abimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange nabo barasabwa kujya bubahiriza igihe mu rwego rwo kwirinda ingaruka zishobora guturuka ku gutinda gutanga indishyi ku bimurwa. Iyo bigaragaye yuko uwimurwa atinze kwishyurwa, noneho iminsi ikarenga, iminsi iteganyijwe mu itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ni iminsi 120 iyo uwimurwa yemeye yandishyi ikwiye twasobanuye. Iyo rero iminsi irenze
nk'uko mwari mubibajije ya minsi 120 karenga, kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange birahagarara, imihango igatangira nk'uko yatangiye bagitangira kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ni ukuvuga iminsi 120 irenze igikorwa kirahagarara, ariko uwimurwa agahabwa 5% y'indishyi tuvuge zihungabana yatejwe n'uwagomba kumwimura utamuha yandishye mu gihe cy'iminsi twavuze cy'120. Igikorwa kirahagarara kigasubira uko cyatangiye mbere. Ariko nanone iri tegeko hari iminsi ntarengwa riteganya umuntu wamaze kwimurwa kubera imirimo y'inyungu rusange aba afite yo kuba yavuye aho mu gihe indishyi ye yose yayihawe, kimwe n'ibindi biteganijwe muri iri tegeko. Abafite igihe kingana n'iminsi 120 guhera igihe uwimurwa yemereye indishyi ikwiye. Hari gushyira umukono kuri raporo igaragaza indishyi ikwiye, ariko nanone hari gutanga yandishyi ikwiye nabisobanuye neza ko ishobora kuba ari amafaranga cyangwa se ibindi bintu bumvikanyeho. Iyo rero amaze kwakira yandishyi ikwiye akayisinyira akayishyira ku mukono kuri raporo, aba ufite iminsi 120 kuba yavuye kuri bwa butaka, ku bwa butaka bwabaye ubwo wimurwa, kuko yamuhaye indishyi ikwiye ingana n'agaciro ka wa mutungo agiye kwimukaho. Birumvikana ko ikiri tegeko riteganya kandi rigamije ari uguha abaturarwanda uburenganzira busesuye ku mitungo yabo, haba mu micungire n'imikoreshereze, ariko hagamijwe nanone iterambere rishingiye ku kugeza ibikorwa remezo ku bantu bose byo terambere ry'abaturarwanda. Banyarwanda, baturarwanda, murakangurirwa kubahiriza ingingo z'iri tegeko. Mu buryo rusange nuko itegeko rigomba kubahirizwa uko rimeze. Ikindi kiri mu itegeko cyiza abadukurikira bashobora kumva kandi bakishimira, nuko ubu ngubu itegeko riteganya yuko ntawe uzongera kwimura abaturage bidafitiye amafaranga. Ni ukuvuga hazajya abanza habeho budget cyangwa se ingingo y'imari iteganijwe kugira ngo himurwe abantu. Icya kabiri kindi wenda abantu bagomba kumenya nuko itegeko riteganya ko uwimurwa ahabwa uretse indishyi ikwiye twavuze, ahabwa 5% yiyongera kuri yandishyi ikwiye. Icyo ntabwo cyari teganijwe mu itegeko rya mbere. Icyanyuma nuko iyo haje igikorwa cy'inyungu rusange nta wemerewe guhagarika igikorwa cy'inyungu rusange, ahubwo icyo wemerewe ni ukujuririra yandishyi ikwiye, ariko ukareka igikorwa cy'inyungu rusange kikomeza gakorwa kubera ko kigamije imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane yuko nabo bimurwa bari muri abaturage bashaka kugira ngo babeho neza. Murakoze. Shuti mwari mudukurikiye, mbere yo gusoza reka tubanze tubibutse ko hari n'ibindi bikorwa umuntu yavuga ko bigamije inyungu rusange, birimo aho bategera ibinyabiziga, gari ya moshi, amato naho byururukira. Hari kandi ahantu hakomye hagamije kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, umuco gakondo n'amateka y'igihugu, ibikorwa bigamije umutekano n'ubusugire bw'igihugu, ibitaro, ibigo nderabuzima, amavuriro n'izindi nyubako zifitanye isano n'ubuvuzi rusange. Hari kandi amashuri n'izindi nyubako zifitanye isano nayo, inyubako z'inzego z'ubuyobozi bwa leta n'ibigo byayo, ibigo mpuzamahanga na za ambasade, ibibuga n'inyubako bigenewe imikino n'imyidagaduro ndetse n'amasoko. Mu gusoza reka tubabwire ko iri tegeko riteganya ko ntawe ugomba kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Shuti bakunzi, twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, reka tubashimire, mbibutsa ko ari ikiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, mukigezwaho nanjye Jean Paul Mbarushimana. Naho mu bindi biganiro umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo.